Isorori rero umva ni itegeko ntabwo kuvuga ni ngombwa ni itegeko kukigira mu rugo kubera iki ikaze ku Mubyeyi magazine niba uri mushya hano tuguhaye ikaze nge nibahizi Umutesi Lydia niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine muri aka kanya rero nkuko mubibona imbere yanjye hari isorori ushaka ko mugiye koza mu sinana isorori biramara iki nta biryo bihari isorori biratumarira iki nta masahani ibi bisorori rero turi kureba hano tugiye kureba uburyo hari ibisorori tutagomba kubura mu rugo hari ibisorori tugomba kugira mu rugo rwacu mpereye hano imbere kamere kuri iki cyumweru igisorori ni igisorori gisanzwe cy'umweru hanyuma wenda ushobora no kuba ufite ikirindi bara ufite ikindi gisorori gipfundikirwa ariko kitameze gutya iki ni igisorori kimwe cya mbere kibanze ugomba kugira mu rugo rwawe igisorori gipfundikirwa igisorori ushobora gushyiramo ibiryo ugapfundikira ikindi gisorori cya kabiri ngiki iki gisorori ni bya bisorori bishyushya nkuko mubibona hano imbere harimo ikintu cy'icyuma gifasha gushyushya ibiryo iki gisorori rero umva ni itegeko ntabwo kuvuga ni ngombwa ni itegeko kukigira mu rugo kubera iki kubera ko hari igihe ibiryo bishobora gushya kare noneho ugasanga abagomba kubirya ntabwo bari hafi cyangwa se ntibaragera mu rugo kugira ngo rero uze kurya ibiryo biryoshye ibiryo bigishyushye ibiryo bimeze neza nuko bijya mu kintu gishyushye washyiramo isosi washyiramo umuceri washyiramo ibirayi washyiramo mbese ibiryo byose bishoboka kujya mu gisorori bigapfundikirwa iki gisorori rero ni itegeko kukigira mu rugo kubera ko bigufasha kurya ibiryo byiza kandi bigifite ubushyuhe byashyanye rero niba utagifite ihutire kujya kugishaka kugira ngo ukigire mu rugo rwawe twagiye ikindi gisorori cya gatatu ngiki iki ni igisorori ushobora kugikoresha waruye mu kwarura ibiryo nyine gutegura ku meza hanyuma ukaba wanagikoresha ushyushya ibintu muri micro-onde ku bantu bakunda micro-onde ku bantu bazifite akandi karusho k'iki gisorori ni uko ushobora kugishyira mu ifuru watekeyemo hari amafunguro watekeyemo wenda washyizemo wakoze spaghetti washyizemo na ndayibagiwe fromage washyize mbese hari ibiryo byinshi abantu bashobora kurya babishyize mu ifuru ukoresheje iki gisorori rero ibi ngibi bigenda bigira amantuza atandukanye size zitandukanye agatoya kanini gutyo na design nayo bitandukanye hari biba ari ibizeru mbese biterwa n'icyo washimye ku isoko ikindi gisorori ngiki igisorori ntabwo ari plastique sinzi ukuntu bakita iki ngiki kidufasha akenshi no mu gutegura ibiryo birashoboka nabyo kwa kundi abantu baba bari ready yuko bajya kurya ibingi bahita byaburiramo nta kibazo kidapfundikiye ikindi kintu gikoresha abantu bakunda nko gukora amandazi iki ngiki wagikoresha uri kuvanga ifarini ushobora none kugikoresha mu gushyiramo wenda salade niba uri gukata wenda ibitunguru utunyanya uduki cyangwa se letu nacyo wabikoresha iki rero nacyo ugomba kukigira mu rugo kuko ntabwo gikoboka ntabwo gipfa kumeneka ubusa kandi urabona ko kiri presentable kagiye ku kindi gisorori cya gatanu iki gisorori nacyo ni ngombwa kukigira mu rugo kubera ko murabona ko ni keza karasirimutse igihe uteguye ushobora gushyiramo wenda amafiriti
amafiriti turabizi yuko tutayapfundikira mu gisorori, rero biroroshye kuzaruriramo hano abantu bakiseriva bivuye muri iki gisorori. Ikindi murabona ko kinafukuye, ushobora gushyiramo isosi, ushobora gushyiramo umuceri, kwa kundi umuceri wawo umaze gushya wawo ugiye kuwutegura ugashyiramo umuceri hejuru, hanyuma hejuru ukagenda unyanyagizaho utudizayini ushaka kugira ngo bigaragare neza. Urabona ko kirarangaye ntabwo gipfundikirwa. Nanone wenda ushobora gushyiraho aka papiye bashyiraho hejuru kari transparent. Ikindi gisorori ngiki murabona ko na gasorori keza, uhita ubona ko nyine ugategura yani twamenyereye hari abashyitsi, dufite umunsi mukuru cyangwa se ikintu special turi gukora. Ni byiza ku buryo kigufasha guha agaciro uwo munsi, guha agaciro ndetse n'ibiryo ugiye gushyiramo. Murabona ko kari presentable. Ku isoko hari utuntu twinshi cyane ushobora guhitamo nyine, ariko tumeze gutya ubona kibonerana. Urabona ko ibiryo uba washyizemo ubibona inyuma hano ibara cyangwa se murabona nk'isosi y'umutuku yaboneka, murabona agasalade kaboneka, mbese icyo washyiramo bitewe n'uko wabipanze wowe. Rero ni byiza kutugira nk'utu ngutu kuko n'umuntu wakiriye abona ko wamwitayeho, ko wabihaye agaciro, cyangwa se no mu rugo igihe ubikoresheje, igihe ubiteguye bahita babibona akavuga habaye iki, ninde ugiye kuza, bimeze gute. Yego, rero ni ngombwa yuko ibi tubigira kugira ngo bidufashe mu mibereho yacu, kugira ngo ndetse tunarye ibintu twishimiye bidutera apeti. Ndakubwiza ukuri, ibyo washyiramo hano, ibyo wategura muri ibi bisorori, bitewe n'uko ubifashe bishyushye, bitewe n'uko ubifashe mu gisorori cyiza gipfundikiye, mu gisorori kirangaye, mu gisorori kiri transparent cyangwa kimeze gutya, bigutera apeti. Ntago apeti ituruka ku biryo gusa ukwabyo, ndetse ituruka ku buryo bigaragara. Ibintu bigaragara neza rero, ibintu amaso yashimye byihutira ku mutima cyane, noneho bigahita bijya no mu gifu ari n'ibiryo, ubuzima bukaba bwiza kurushaho. Murabona ko ni ibintu byoroshye, ni ibintu umuntu yatwara gahoro gahoro, ni ibintu mbese wowe ukavuga uti muri biriya bisorori igihe yatubwiye 6, we nafitemo 4 ndabura 2, we nafitemo 5 ndabura 1, gutyo gutyo. Rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku bikoresho dufite mu rugo, cyane cyane ibisorori, kuko biradufite amafunguro niho aca, mbese bigira uruhare runini cyane mu mibereho yacu. Rero niba wakunze iyi video, ukore like, ukore share, hanyuma rero niba utarakora na subscribe uyikore, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.